Amazina nitwa Pasiteri Nzovu Felix, nturuka mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda, nkora umurimo w'Imana rero muri iryo torero, nyoboye ishuri rya paruwasi. Mu by'ukuri rero nk'uko abavugabutumwa n'izi nyigisho zatubereye iz'umugisha hamwe n'umukozi w'Imana wo kuva muri Koreya, cyane ikintu twasobanukiwemo cyane ni uburyo Kristo yatubereye igitambo ku musaraba akaducungura bw'iteka ryose. Kubw'ibyo rero, kubw'isomo ry'uyu munsi ryarebanaga n'amategeko y'igitambo, harimo ikintu gikomeye twasobanukiwemo cyane gikomeye cy'uburyo amategeko yose yaganaga cyangwa se yagendaga ashushanya Kristo, ashushanya Yesu. Yesu rero yaje ari nawe yandika itegeko rishya ryo mu bugingo bwacu by'uko Imana yaducunguye, ari nabyo twabonye mu Baroma y'uko itegeko ry'ubugingo ry'umwuka w'ubugingo ukorera muri Kristo Yesu watubatiye ku itegeko ry'urupfu n'ibyaha. Kubw'icyo kintu rero gikomeye, dufite ibyiringiro ko tudakwiriye gucira abantu imanza no gucirana imanza, ahubwo twiringiye twose dufite ibyiringiro by'uko Yesu natwe ubwacu yatubabariye kandi by'iteka ryose, atari uguhora nko mu butumwa bw'abana duhora ngo turi abanyabyaha, duhora ngo tuzajya mu ijuru dushidikanya kandi dukorera Imana nzima, kandi Imana yarangije kuducungura. Yesu yarangije gukora umurimo we ku buryo bw'iteka. Rero turashimira izi nyigisho, Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze. Turashima kandi tubikuye ku mutima kubw'izi nyigisho z'abakozi b'Imana, kuko hari aho zadukuye, zatumye tubasha gutinyuka no kubasha guhagarara neza mu by'ukuri mu mbabazi z'Imana tubisobanukiwe neza. Rero zaradukuje mu bundi buryo, zaradukujije ndetse zanakujije umurimo w'Imana haba hano mu Rwanda, byatumye tugira abakristo bakomeye kandi tubasha no kwihanganira ibindi bintu twashaka guhura nabyo byo twaharagamo byo guca imanza, byo kugendera mu bintu by'imihango y'amadini gusa utabasha kubisobanura. Rero turashimira izi nyigisho ku buryo bukomeye zakoze umurimo. Uburyo rero dushobora kwaguka mu by'ukuri ni uko aba bakozi b'Imana bakomeza kubishyiramo umuhate no gukomeza kudufasha no gufasha abantu kugera no ku bandi benshi, kugira ngo bibashe kwaguka b'umuyoboro w'amazi y'isoko nziza itemba mu bugingo bw'abizera. Icyo cyaba ari ikintu gikomeye, bibashije kugera no ku bandi benshi batandukanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.